reka ngusuhuze kandi wifurize ibihe byiza nshuti mukunzi ukomeje gukurikira 3M TV. Uyu ni umwanya tukugezaho inkuru nziza kandi mukunda muri benshi. Kora subscribe, tera comment, kanda like kugira ngo byose bikomeze kugenda neza. Inkuru yacu itangira akana gatoya cyane kitwa Xiao Zing kamanuka gafite urupapuro kavuye ku ishuri, kagufite urupapuro rwiza cyane rw'amanota aba yatsindiye ku ishuri. Abafite ingona yakundaga yiberaga mu buvumo bwo hepfo y'iwabo, aho ari umugabo wayitunganyaga wazitagaho. Iyi ngona yitwaga Amao. Iyi ngona yabaga ahantu hakingiranye cyane, hariho n'ibyapa byinshi cyane byerekana yuko wahura n'ibyago. Aka kana ko karayikundaga cyane, kazaga kuyigaburira udushokana n'utundi twose, karayikundaga rwose. Umunsi umwe rero kano kana kananiwe gasinziriye, urupapuro rw'amanota yako ruragacika rugahanuka mu mugezi ubamo ya ngona. Yarangiza igafata runo rupapuro, akana gahita kaza kurureba, kaba katumva ukuntu kari buze kubwira iwabo, nigataha bakabura urupapuro rw'amanota yako. Mu gihe gahirahira kenda kwinjira mu mwobo w'ingona, nibwo nyiraho witwaga Liu watozaga ndetse akanarera zino ngona ahita aza agatwara akazi, akagatwara akakajyana iwabo, akabwira ati kandi wa mwana we, ntuzongere kujya muri uriya mwobo w'ingona, ni ugushyira ubuzima bwawe mu kaga. Aka kanya hahita haza ikimodoka cy'umuhondo kinini cyane. Iki ngiki kiba ari icya resitora ibicuruza ingona, inyama z'ingona. Mu bihugu by'amahanga murabizi neza cyane ko barya inyama z'ingona. Aba ngaba baba baje kugura zino ngona kuri nyirazo utakibasha kuzitaho. Baraza utwana tw'ingona yitwa Amao, badufata biboroheye, ariko rero iyi ngona nini yo ntabwo bakundira yuko bayifata. Nyirayo araza akayijijisha, mu kuyijijisha igasohoka izi ko hari ikiyizaniye, hanyuma bakayirasa mu mutwe. Ibi bituma ihita isinzira, bakayitwara biboroheye. Ku rundi ruhande, umukobwa witwa Yan uvuye mu mahanga muri Amerika ari mu modoka ndetse n'umukunzi we. Uyu mukunzi we rero baba bari kugenda batongana cyane, ubona yuko batameranye neza. Gusa uyu mukobwa aba afite amafaranga menshi cyane, niko kugenda asuzugura uyu musore. Umusore biramurakaza ati amafaranga yawe yagumane. Aramusohora akamuta mu muhanda muri kaburimbo. Uyu mukobwa ufite miliyoni y'idolari mu gikapu cye gikoze mu ruhu rw'ingona asigara mu muhanda nyine akabura icyo gukora. Duhita tugaruka kuri ya resitora yamaze kugura za ngona yaguze Amao, ndetse yanaguze n'ibyana byayo. Bahita bamutwereka nyine yishimye ko yaguze izi ngona, bagatangira kuzibaga. Bica utwana dutoya biboroheye, ariko nk'ibisanzwe bagera kuri ya ngona nini Amao, bayiziritse bajya kuyikubita igahita ibibona, niko guhita isimbukira uyu nguyu ugiye kuyitera icyuma, igahita imwica. Nyuma gatoya ihita itaruka igaca muri senyenge ziba ziguse iyi resitora, ikagenda igana mu baturage. Aba bakozi bose barirukanka, bamwe irabica, abandi bakabasha kuyicika nyine. Hanyuma ingona ikagenda ikajya mu baturage, ifata uyu nguyu wari ugiye kuyitera icyuma, ikamunaga mu zindi ngona ziba ziri hirya, zigatangira zikamwica. Nyiri resitora ararakara cyane, agatunganya abakozi be ababwira yuko ibi byose ari amakosa yabo, iyi ngona Amao itagombaga kubacika na gato. Bahita batwereka Beiji, papa wa kakana kwitwa Xiao Zing. Yarangiza akabwira ati wa mwana we, ndavuze ngo nzana urupapuro rw'amanota yawe. Amutonganya amwaka urupapuro rw'amanota, kuko uyu mwana nyine aba ari ku munsi w'amanota. Nyamara wibuke yuko urupapuro rwe ruba rwaguye mu mwobo ubamo ya ngona nyine mbere yuko bazitwara. Aka kana kaba kari kubwira papa wako yuko urupapuro karutaye, karubuze rwose atari ubushake. Isi ararakara, agahita amukingirana mu nzu, yarangiza agasohoka. Ariko rero uyu papa we uba ari umupolisi, ntabwo abazi ibyabaye. Duhita tugaruka mu muhanda, tukabona wa mukobwa nawe yani wasigaye mu muhanda atawe na sheri we. Mu muhanda nyine ahangaha aba ari kugenda ananirwa cyane, ahagarara yivugisha, atuka sheri we cyane, avuga yuko umugabo we rwose uriya witwa umukunzi waba ari ikigwari. Arihangana akaza yerekeza mu murima w'icyayi, aho bari kugenda nyine ahangaha baba bahinga ikawa nk'uko uri kubireba. Yani mu gutambuka ataratera intambwe ebyiri ahita ahura na ya ngona yacitse Amao, ikaza imusatira ishaka kumurya. Niko guhita yurira ipoto riri aho ngaho, akurira cyane rwose uko ashoboye, agerageza gucika. Gusa imbaraga ze nk'umukobwa n'imyenda aba yambaye migufi cyane y'amajipo, ntabwo abasha kurira neza. Ahita abona yuko ingona igiye kumurya, agahita yinagira igikapu kiba kirimo miliyoni y'idolari, ubwo mu Nyarwanda ni miliyari nyine irenga y'amafaranga y'u Rwanda. Iyi ngona ihita ifata kino gikapu kiba kirimo na telefone,
rikakimira, hanyuma umukobwa agatangira kurira noneho yibaza ukuntu amafaranga yari buze kuyabona inguni imara kugenda, agahita amanuka hasi akagenda atabaza ashaka kureba ko hari umuntu yabona ngo amufashe. Agera ku bahinzi abangaba bari mu murima w'icyayi, barangiza bakamubwira yuko nta kintu bamufasha, icyakora bamurangira kuri sitasiyo ya polisi ngo abe ariho ajya gutanga ikirego. Dusa twongera tukabona ka kana ka Yani kari mu nzu aho bagakingiranye kabuze icyo gukora, nibwo kabona inshuti zako hanze ziri kugahamagara, Yani ngwino tujye gukina. Akana gahita kanyura mu idirishya kakajyana n'abana b'inshuti zabo kujya gukinira mu mugezi. Nyamara abangaba ntabwo babaze yuko ku ruzi bagiye ariho haba ari ya ngona yacitse. Yani araza akagera ahangaha uyu papa wa Ziyayo aba ari, yarangiza agatangira kumubwira ikibazo yewe necyo, gusa umugabo yumva bimeze nk'aho ari amakabya nkuru, akavuga ati ingona yakwatatse ikwatakira mu mujyi irangije irya amafaranga na telefone, ibyo ngibyo umbwira ntabwo mbyumva. Yani umupolisi aremera akaza bakajyana, bazana ahangaha mu cyayi muri iyi kawa kugira ngo amwereke aho iyi ngo niba yamurira igikapu. Aramubwira ati rwose ni ahangaha naje impita nurora kino giti, nibwo iyi ngona yanyibiye igikapu nayikinagiye ngerageza kwitabara. Uyu mugabo byose ntabwo byumva, nyine ababona uyu mukobwa asa n'uwasaze, arangije ahita afata urugendo yisubira kuri moto ye ngo asubire kuri sitasiyo ya polisi. Ati wa mukobwa we, mfite ibintu byinshi cyane byo kwitaho birenze kuza ngendana nawe umbwira ngo ingona yakwatatse, ibyo ngibyo umbwira ntibishoboka. Icyakora amuhereza lift akamuzana ashaka kujya kumufatira bisi ngo narangiza agende, ariko aza amwinginga cyane bigatuma uyu mupolisi ahagarara agafata moto, yarangiza agafata telefoni ye agahamagara kuri uyu mugabo uba woroye ingona akamubwira ati ese ko hari ingona bivugwa ko yatorotse, hari ingona wabuze? Uyu mugabo uba uyoboye resitora ahita avuga yuko nta ngona yigeze imucika, bityo ko iyi ngona nyine aba atari iye ahubwo na n'ingona iba yacitse. Umukobwa arakomeza agasara, hanyuma uyu mupolisi akamubwira ati rero wa mukobwa we, nta ngona yigeze ibura rwose, winesha igihe. Bahita bongera bakatwereka aka kana kazi n'inshuti zako muri uru ruzi ruba rurimo ya ngona, ariko aba ngaba ntabwo baba babizi. Barakomeza bakoga muri aya mazi, hanyuma hakaza umusinzi uba wasinze ababwira ati mwabana mwumve muri ayo mazi harimo ingona, ariko aba bana ntabwo bamwumva, bavuga yuko ari ikigabo cyasinze, nyamara ntabwo baba bazi ingona irimo. Barongera bakatwereka Yani wa mupolisi amusiga mu muhanda, akamubwira ati rero wa mukobwa wakira amayinite, hamagara telefone yawe ahubwo umenye neza aho wayitaye, kubera ko telefone yawe ntabwo ingona yayimize, ibaye yayimize aka kanya ntabwo yaba ikiri nzima, bityo rero ushobora kuba ufite ikibazo cyo mu mutwe rwose, akira telefone. Umupolisi aterura ka Yani akakazana muri bisi akagashyiramo ku itegeko akigendera. Aka gakobwa rero agasiga akabwiye yuko kagomba gufata urugendo kagataha ko kaba kahuye n'ihungabana nyine, ariko uyu mupolisi ntabwo aba azi neza yuko kuko ingona yatatse uyu mukobwa. Umukobwa anyura mu idirishya agahita yinaga hanze ashaka gucika kugira ngo ajye kureba amafaranga ye, miliyoni y'idolari mu gikapu ndetse na telefone ye aba akuye muri Amerika, aba yumva atabihara ngo birangire. Bahita bongera bakatwereka ahangaha abana nyine barimo kuva mu mazi, nibwo bahita babona amaraso mu mugezi, barangiza bakavamo birukanka cyane. Ntabwo baba bazi muri uno mugezi ikintu gitumye hagaragara amaraso. Bafata urugendo barangiza bakagenda nyine, gusa ibiba bibaye muri uyu mugezi bituma amaraso azamuka nibyo mu kanya tuba turi buze kukubwira. Aka kanya umugabo araza akabwira uyu mupolisi akamubwira ati muri uriya ruzi nahabura ihene yanjye, ngwino ujye kumfasha kuyishaka. Ihene rero niyo yango niba yaciyemo kabiri. Akana kaza kirukanka kagahura na si wabo, gusa ikintu kimutungura asanga na wa mukobwa Yani yamukurikiye, akamubwira ati nukuri wamfasha amafaranga yanjye naburiye mu nda y'iriya ngona. Aka kanya Yani na papa we bahita baza bakabagaburira, yarangiza agahita amusigira uyu mwana we witwa Zi, akabwira Yani ati ngumanira uyu mwana reka njye kumenya iby'iyi ngona. Nyuma yo kubona yuko iyi ngona iba yariye ihene, uyu mupolisi none ahita yizera yuko iyi ngona iba ihari. Bahita bongera bakatwereka uyu mupolisi aza akagera kuri ya resitora aho ingona iba yatorokeye, abona igipangu kiba cyangiritse, ahita abona yuko bano ngaba abo kuri iyi resitora baba bacitswe n'ingona babishaka, akababwira yuko bari buze guhanwa. Niko guhamagara, ahamagara nyiri ya ngona wa wundi twatangiranye, akamubwira ati ese Riyu, iyi ngona yacitse ni gute twayifata ubu ngubu iri he? Riyu ahita amubwira ati ingona y'ingore iyo icitse ihita ijya hafi y'amazi, ubwo mwakwerekeza ahantu hahurira imigezi, niho
muri buze kuyisanga. Uyu mugabo ahita yibuka yuko urugo rwe ruri hagati y'imigezi, araza aza kureba aho aba yasize wa mukobwa n'umuhungu we, gusa bidatinze iyi ngona iba yamaze kugera mu rugo rwe n'ubundi. Aka kana kitwa Kazi kaza kayegera kuko aba ari inshuti yako, gusa uyu mukobwa ahita aturuka inyuma n'icyuma akaza akanga iyi ngona abona igiye kurya uyu mwana, niko guhita irakara irabirukankana ibatera umurizo. Baraza bitsimba mu cyumba, bumvaga bayicitse rwose, gusa iyi ngona nawe ntabwo yatinya, itangira gusatura iki gikuta. Akana kurira hejuru y'amabati bikoroheye, ariko uyu mukobwa we mu kugerageza kurira iba igiye kumufata amaguru, gusa nawe birakunda nyine kurira ayikandagiye ku mutwe akagera hejuru ariko bigoye. Iyi ngona mu kwenda kubatarukira nibwo papa we yitaza akayitera moto, hanyuma iyi ngona igahita isohoka yirukanka cyane. Papa we akaza kureba niba umwana we na wa mukobwa ntawe ukomeretse, agasanga bombi bameze neza. Abaturage bose baba bamaze kumenya icyabajemo yuko iyi ngona yamaze kwataka kino giturage cyose, nibwo bahita batwereka bato y'abasirikare baba baje muri kino giturage gutabara kureba iby'iyi ngona, hanyuma bakatwereka buri muturage wese ahangaha yahangayitse. Wa mukobwa witwa Yane ahita atangira kubaza, niko guhita aza kuri polisi, kuri sitasiyo ya polisi kuko inzu yabo iba yasenyutse, ahurira na nyiri resitora akamubwira ati se wa mugabo we ko iriya ngona uyizi neza, byatwara igihe kingana ute kugira ngo ibintu ifite mu nda iba yamaze kubisya? Uyu mugabo ahita amubeshya ati iriya ngona rwose nyuma y'isaha imwe n'igice iri buze kuba yamaze gusya ziriya miliyoni zawe z'idolari. Uyu mukobwa niko guhita ahangayika agatangira guhiga ashyizeho umwete ngo arebe ko yabona aya mafaranga ye aba yagiye mu nda y'ingona. Iki kigabo nacyo icyo atazi abakoze ikosa ko cyaba kimaze kumenya yuko mu nda y'iriya ngona harimo miliyoni. Ikigabo gihita gifata inshuti zacyo bagafata imodoka bakajya guhiga ariya mafaranga. Uyu mukobwa mu kujijisha uyu mupolisi kugira ngo amwibe imbunda, araza agatangira akamubwira ati ni ukuri wamfasha. Uyu mupolisi ahita abona yuko ashaka kumwiba imbunda, akamubwira ati wa mukobwa we ni ikosa ribi cyane, ntuzongere kugerageza kwiba imbunda, ntabwo ari ibintu bikwiye. Yani ahita abona yuko asebye agatuza nyine, gusa abahangayitse byumvikana. Wa mugabo ahita aza kuri polisi, yarangiza agafata moto ye bakajya guhiga iyi ngona iba yaburiye mu mugezi. Nanone wongera kutwereka kakana gatoya Ziyayo hamwe na wa mugabo nyiri resitora yamaze kubashimuta, akabategamo agatego arabazirika hejuru cyane kugira ngo iyi ngona ize kuvamo niza kubarya ahita yica. Nyamara uyu mukobwa waziritse ni nawe nyiri ya mafaranga. Uyu mugabo w'umugambanyi nyuma yo kumenya yuko iyi ngona yamize amafaranga abashaka kubategamo agatego nyine ahangaba yabaziritse, niko gufata imbunda. Iyi ngona iraza ikabonamo kakana k'inshuti yako, aho kubarya yarangiza igahita ibabohora, ahubwo mu kugenda wa mugabo igenda imukurubana igahita imuta mu mazi. Nyuma yo kumuta mu mazi mu kanya gatoya cyane iramutarukira, yarangiza igahita imwica. Uyu mugabo biba byamuyobeye kuko aba yakoze ubugambanyi, nyamara nawe bikarangira bitamugendekeye neza. Ingona ihita yirukira mu mazi, niko kuza bayirasa. Ingona ikomeza kugerageza gucikisha ubuzima bwayo, niko guhita iva muri ya mazi aba yagoswe ikaza yerekeza mu yandi mazi aba ari hirya gatoya mu rundi ruzi, mu rwego rwo kugerageza gukiza ubuzima bwayo. Abapolisi nabo ahangaha bahita batangira bakaburira abaturage batuye mu kindi gice, bababwira yuko bakwiye kuva ahangaha kugira ngo bataza guhura n'ibibazo byo kuba bakwatakwa n'ingona. Aba bahita babura irengero rya ya ngona, niko kuza bajya ku ikoranabuhanga. Umukobwa babwira yuko batrakinze telefone bashaka kumenya ahantu ingona ibiri, barayiturakinga bagahita bayibona. Wa mugabo nyirayo wa wundi uba witwa Liyu araza agaturisha ingona. Umugabo warakaye cyane, umwe muri babandi bicaye bosi wabo afata umuhoro ashaka gutera ya ngona, ikibibona iziteza akavuyo ikongera ikica abandi bantu benshi, by'umwihariko harimo n'uyu nguyu, imutera umutwe agahita apfa. Mu kanya Liyu arongera akagerageza kwiturisha, gusa ihita irakara cyane none ikamwica. Batwereka abaturage benshi cyane bagusa ahangaha. Uyu mupolisi nibwo arakara abonye ibintu byose iyi ngona iri gukora, ahita yirasa isasu rye mu mutwe, iya ngona irangije ihita yasiga ubuzima. Aka kana kari kumwe na wa mukobwa wabuze miliyoni nibwo baza bakagota ya ngona, bakagerageza kuyisatura mu nda bakuramo amafaranga, ariko basanga igikapu yamaze kugishwanyuza n'aya mafaranga ari ibice. Inkuru yacu rero irangira batwereka amagi ya ngona yateye hafi y'umugezi atangiye kwituraga arimo kuvamo ingona ntoya, hanyuma inkuru yacu naho ngaho irangirira.
warukurikiye 3M TV muri iyi nkuru nizere ko yagushimishije cyane ngaho ukanda subscribe kanda like dukomeze kugendana mu bintu byose neza. Ngiritwaga Eddie Kerodi.